mutekereze hamwe n'abatwumva. Ubu dufite imbaraga zashobora gutuma duhagarara tukarenganywa ariko ntidukore ibibi, tukemera no gupfa urupfu rubi. Urakoze cyane. Wenda umuntu akavuga ati ndapfuye ndarwaye, cyangwa se wenda baranandashe, birashoboka ko bagushyira ku isasu bakakurasa ugapfa, urwo rupfu rugutunguye rukubise. Ariko umuntu kugira ngo bamufate bamushyire ku gikarango bamukarange yumva, umuntu kugira ngo bamufate bamumanike, bafate ibyuma, bafate imbugita bamushishure nk'ababaga ihene, bagenda bakuraho uruhu buhoro buhoro yumva, bazarumumareho agihanamyaho, bamushyire hariya yume neza nk'inyama babazi. Nimwibaze namwe ibyo bintu kandi akiri mu mwuka yemeye ibyo ngibyo. Hari abo bajugunyiraga intare ntizihite zibica, nazo zigahekenya, wenda zikamuhekenya amaboko n'amaguru, agasigara ari ikiririsi, ariko agishima, agisenga, akivuga mu ndimi. Ndimo ndibaza kweri ubu ngubu twebwe ngira ngo hari kwigira uko tumeze nuko dufite umudendezo, nta muntu waturenganya, human rights irahari, imiryango yose yarahari. Ndakumenyesha mwene data ko nagiye kwisabira, nkajyana na murumuna wanjye witwa Pasiteri Wilson, akikoreye ikibindi nkamuherekeza, tukagenda. Umudamu mfite ni uko twamusabye, nta mubyeyi ubirimo. Noneho rero ikibazo iwawe w'umukobwa baravuga ati abo baza gusaba barazana iki, akavuga ati ni umutobe, bo ku irembo aba ariho muzicara n'abashobora kunywa bawunywe. Nuko byagenze duhinduka nk'ibicibwa. None bazaduhamya. Urumva mwene data yagiye kunsabira, turinda tugeze twembi turi babiri, igira ibirinda bigera igihe cyo gucyura umugeni bamuzana. Nabwo ubukwe twabukoreye mu rusengero iwacu, baranze kubuzamo. Yes, Uwiteka ntacyo dufite twamushimira ibyo yakoze, birahambaye, nibitangaza. Iyo dutekereje imirimo ye, tugatekereza aho tuvuye naho tugeze, ntitubona icyo tumuha ngo tumwiture. Twamushimira iki? Ko ari we wenyine uhambaye, kandi ko ari we ukora ibitangaza abana b'abantu batashobora. Rimwe uba uri kumwe n'umuntu mukabonana umwaka ushire, undi mwaka ugatangira, hanyuma undi mwaka wazamubona ukabona arahindutse. Wamubaza uti muntu wanjye amakuru, cyagihe ati byari amateka. Arahindutse, kandi ubwo amaze guhinduka abaye mushya ni amateka. Hanyuma ayo mateka akwiye kuyazirikana, akayaha agaciro, bikamufasha kubaka ahazaza. Rimwe na rimwe hari ubwo ubona abantu bahinduka, umuntu ukibaza niba ari we, bikagucanga. Umuntu mukaba mwarahuye ari kwayura, ashonje, none ejo mugahura amaze kubyibuha, amaze kungana na ntuza. Okay, hanyuma akaba atakwikoza, ariko ejo byari amateka tu. Ahangaha rero ntubumenya iyo uva, nduguyango, ntubumenya niyo ujya, kandi icyo gihe birakugora kugira ngo uzabe umuntu ukomeye, my friend. Hanyuma iyo twitwa ngo turaba Kristo, ijambo Kristo ryakomotse he? Uwo ryakomotseho niwe twitiriwe, yitwa Kristo. Byatangiye bite? Byaje bite? Ni mu kiganiro Amateka n'Umuco. Uyu munsi tuza kugarukaho imico y'abakristo b'icyo gihe, imyitwarire n'imyizerere n'uburyo bakoraga kugira ngo bitwe abakristo. Uyu munsi hari ubwo tuba mu nzitizi, cyangwa tukaba mu cyo nakwita ihangana ry'amadini, ariko Kristo ntiyaje gutangiza amadini mu isi, ahubwo yaje gutangiza ubukristo. Hanyuma ni Kristo. Kuba ari Kristo rero, natwe tumwizera, tumukurikiye, tumuhanze amaso, dukwiye kuba abakristo. Umukristo nyawe rero ni umuntu wemera Kristo. Utemera Kristo we ntabwo yaba ari umukristo, kuko kwitwa umukristo nuko bikomoka ku bukristo cyangwa se kuri Kristo. Ndugu yangu, my friend, maze igihe kinini
mbabwira ko urugendo rw'ubuzima turimo ari nka kwa kundi abanyarwanda bavuze ngo isi ni gatebe gatoki abisi. Ibihe birahinduka, uwazana umukristo w'icyo gihe akabona ubukristo buriho muri iyi minsi yagira agahinda kandi yababara, kubera ko uko bitwaraga, uko bifataga bitandukanye n'uko uyu munsi abakristo cyangwa se ubukristo bw'uyu munsi bumeze. Niyo mpamvu mvuga nti mukristo mwene data, wowe uri muri Kristo uyu munsi genda nk'uko yagendaga, kuko umwana ni nka se. Niba rero uri umukristo ugomba kuba nka Kristo kuko byakomotse kuri Kristo. Ndugu yangu, reka mbabwire ko rero ni muri cya kiganiro amateka n'umuco, nkwibutse ko turi mu gihe cyo kuba tugaruka ku mateka kenshi amateka y'itorero. Reka rero nongere nkutumire nkubwire ko ubu noneho turi kumwe na Professeur Reverend Pastor Rwibasira kugira ngo akomeze adusobanurira ku mateka y'itorero. Amasegonda make ndamwakira. Yes, munyemerero nze kugaruka mwakira hanyuma aze gutangira. Karibu Pastor. Murakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nongeye gushimira Imana impaye umwanya mwiza kongera kubana natwe namwe kandi n'abadukurikiye bose tuhaye ikaze. Mboneho guha ikaze abavandimwe bacu bene data badukurikira muri iki kiganiro, bakozi b'Imana, bashumba, babwiriza butumwa, bose mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data ukiranuka uri mu ijuru, turagushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko duhaye umwanya wo kugezaho abantu ikiganiro cy'amateka y'itorero ndetse n'umuco. Data turagusabye ngo Umwuka wera abane natwe kandi ukomeze kudufasha kuva dutangiye kugeza dushoje. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero kubwo kutwakira mu mwuka mu isengesho. Hanyuma ubushize twari tugezehe ariho twanakomereza kugira ngo abadukurikiye uyu mwanya baze kumenya noneho uko tugiye gukora. Ariko tubibutse ko turi buze gufata iminota mike twakire telefone uyu munsi kugira ngo byibuze ufite ikibazo noneho abe yabaza. Karibu baze. Nk'uko mubyibuka twatangiye amateka y'itorero, byo twari twavuganyeho ubushize, twari twavuze ku birebana n'uburyo itorero ryakoraga, itorero rya mbere, itorero ryo mu gihe cy'intumwa mu binyejana hafi 2 ndetse bishyira 3, uko byakurikiranye, uburyo itorero ryakoraga imirimo yaryo, uko ryakiraga abantu bagiye kuryinjiramo, uko ryashyiragaho abakozi ndetse n'imirimo yakorekaga, ibyo babaga bashinzwe ndetse n'ibyo bashingiragaho bashyiraho abakozi. Hanyuma rero twakomeje tubireba mu buryo burambuye, mbasezeranya ko nitugaruka tuzareba uburyo akarengane kabaye, akarengane k'itorero uko kakozwe ndetse n'abagakoze n'igihe kamaze. Hanyuma tuvuga ko kandi tuzashobora kurebera hamwe ibirebana n'uburyo hadutse inyigisho z'ibinyoma mu itorero bikarishegesha kugeza ubwo itorero risa naho ritakibayeho. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko akarengane kakorewe itorero. Tugaruka uburyo akarengane kakorewe itorero cyangwa se abantu barenganijwe, biraza kuba bidufasha nitugaruka cyane, ariko nanone abantu bamaze kumenya icyo gihe itorero rirenganwa. Turi buze kubaza, ni nko kubaza wenda abari bayoboye itorero cyangwa se abari bayoboye icyo gihe, nta matangazo batanze. Impamvu nuko hari umuntu wakibajije, ese abantu baramenyeshejwe ko bagiye kurenganywa hanyuma baritegura, cyangwa byaratunguranye bikubita nk'umuyaga? Ntabwo babitangarijwe, ariko mbibutse ko Yesu yari yarabivuze igihe yari akiri kumwe n'abigishwa be.
yarababwiye ati muzarenganywa. Icyo nacyo kiri mu bimenyetso bikomeye byerekana kugaruka kwe. Yababwiye ko bazahura n'akarengane, ariko ntabwo bari bazi ni ryari. Batangire kubibona, Yesu yaragiye mu ijuru, batangira kubona akarengane karabatungura bamwe, ariko ntabwo navuga ko kabatunguye kuko bari barabibwiwe na Yesu. Mushumba ukiri aha, nari ndimo nsegura ikibazo cyo muri Matayo 24. Igitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 kiragaruka cyane cyane ku kiganiro cy'uyu munsi, aho yagiye agaragaza ngo ibimenyetso byo kugaruka kwe n'ibihe by'imperuka. Abantu benshi baribaza, rimwe na rimwe usanga ibyo bihe byabayeho babivanga n'ibihe bizabaho. Hano ndaguha urugero, aho usanga abantu bavuga ngo ikizira cy'umurimbuzi ngo gihagaze ahera, aho twasanze abantu babwiriza ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Bamwe bazi ko ibyo bintu byabaye igihe urusengero rwasenywaga, abandi noneho bazi ngo bizaba mu minsi imperuka, kandi ni nayo turimo. Bivuze ngo wenda tutarinjira neza mu karengane, mubanze muse n'abasobanura aha hantu mutandukanye kugaruka kwa Kristo n'ibimenyetso byo kurimbuka ku Yerusalemu. Nk'uko bivuze, urakoze mwene data. Ibi ni ibintu abantu bakwiye kwiga bitonze, bakabisobanurirwa mu buryo butari ukubwirizwa, ahubwo bikaba inyigisho abantu bakabihabwamo study bible. Kubera iki? Abantu koko barabyitiranya. Iki kizira cy'umurimbuzi kivugwa muri Daniyeli, ndetse niko Yesu yavuze. Icyo kizira cy'umurimbuzi rero cyarabaye, ariko kizongera kinabe. Nibutsa abantu, cyarabaye igihe Antiyokusi Epifani wari uyoboye Abagiriki yakoraga ishyano, akabagira itungo rizira aheraho urusengero. Ikizira rero cyarabaye, ariko nanone mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, muri cya gihe cy'iminsi 3 Bibiliya itubwira, murabizi ko ivuga iminsi 7, ya minsi 3 n'igice cyangwa imyaka 3 n'igice. Hari ubwo Antikristo nawe azagenda yishushanye, yicare mu rusengero rushya rugiye kuzuba ku Yerusalemu, arwicaremo abe ikizira. Azaba ari ikizira rero, nawe azagaragara nk'ikizira. Hanyuma ikindi wavuze cyo kurimbuka ku Yerusalemu, ko kwarabaye, ko kurimbuka kwarabaye. Yerusalemu yaratewe mu mwaka wa 70 igihe cya General Tito, urusengero rurasenywa, Yerusalemu irasenywa, ihinduka amatongo nk'uko ubuhanuzi bwabivuze. Icyo kintu rero cyarabaye. Bamwe baravuga batari ko siko byabaye kera muri 70, bikomeza kuvuga ko ari iby'imperuka. Ndabibutsa ko imperuka yatangiye kuva Yesu aje, nibwo iminsi y'imperuka yatangiye. N'umwuka wera mwibuke ko bivuga ko azasukwa mu minsi y'imperuka. Minsi y'imperuka yatangiye icyo gihe. Okay, none ubu twakwinjira nyirizina mu karengane k'itorero. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwose, cyane cyane buriya butumwa bwa Matayo, bwa Mariko, bwa Luka ndetse na Yohana, dusanga ijambo Yesu yavuze cyane ati muzangwa n'abantu babahora izina ryanjye. Ririya jambo rigaruka muri buriya butumwa uko ari bune. Bishoboka ko mu gihe umwuka wera yabamanukiraga batibukaga ibyo Yesu yabahanuriye ko bizasohora, ariko nyuma y'ibyo byose haje kuza akarengane. Ndavuga ibintu byateye akarengane. Ni ibiki byabaye impamvu y'akarengane? Kuki Yesu kuva Yesu atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, abayuda b'abanyedini baramwanze, ndetse banga n'ibyo yigisha, bavuga ko ari ukurwanya Mose. Byatumye rero bamurwanya ndetse baza kumwica. Niko tubisoma, bakomeza no guhiga abo bose bafatanije nawe. Ni ukuvuga iki rero? Kuva Yesu atangiye ministeri, atangiye umurimo we, atangiye kubwiriza, atangiye kugezaho abantu inkuru z'ubwami bw'Imana, ntabwo abayuda banezerewe na gato. Baramurwanije, bamurega ibirego. Ungira ngo abasoma Bibiliya barabizi, inshuro nyinshi bagiye bagongana nawe, abo bita abafarisayo n'abasadukayo n'abazeroti, bagiye bagongana nawe bamushakisha kugira ngo bamufate, bamuhora ikirero. Bavugaga ko yica cyane amategeko ya Mose, kandi icyo kintu kuri Isirayeli cyangwa ku bana b'Isirayeli, kugira ngo ugire icyo ukora ku mategeko ya Mose, byabaga ari ikibazo gikomeye cyane cyagomba gukurura akarengane. Abaroma rero nabo
igihe batangiriye ubwitabire, babonye ubwitabire bw'abantu bakiraga agakiza buri hejuru, Yesu amaze kugenda batekereje ko ubwami bwabo bushobora kurenganywa cyangwa bugasenyuka bukanyeganyega bukagwa, bituma rero batangira nabo guhiga abakristo. Ndabibutsa ko abaroma bagize ubwoba, kavuga bati uyu mwami witabirwa, ibi bintu bye byitabirwa atakinariho, yarapfuye, niba yaranasubiye mu ijuru bavuga ko yapfuye already, ko tutabizi, none byazahungabanya ubwami. Kandi noneho abakristo rero nabo bamaze gukizwa bitandukanye n'imihango ya gipagani ya Roma, bitandukanya nayo rwose. Murabizi ko abaroma bageze n'igihe bagakora statue, bagakora ibishushanyo by'abami babo bakabishyira ku mayira, umuntu yahagera ko cyunamira akavuga ati Kaisari mana yanjye, kandi Kaisari mwami wanjye. Abaroma rero bamaze kubona ko iyo success yabo igenda irwanywa, bahisemo kurwanya abakristo. Hanyuma wenda ndakomeza, nyuma y'akarengane abami b'abaroma, nyuma y'akarengane k'abayuda, abami b'abaroma nibo bahitanye zimwe mu ntumwa za Yesu ndetse n'abandi bigishwa ba Yesu. Aha ndavuga urutonde, ndagira ngo abankurikiye bashobora kwandika bandike, kandi udashobora kwandika nawe azabona igitabo ntacyo bitwaye. Turavuga umwami w'abami witwa Tiberius. Tiberius ni umwami ukomeye wabaye muri iki gihe cy'abaroma, yategetse kuva mu mwaka wa 12 ageza muri 37. Ku ngoma y'umwami Tiberius nibwo Yesu Kristo yariho, Ampereri Tiberi. Bikaba bivugwa ko Yesu yapfuye mu gihe cya Ampereri Tiberius. Hanyuma umwami wa kabiri nuwo bita Korode, Ampereri Korode. Tumusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, igihe yirukana abayuda babaga i Roma. Uyu mwami yategetse kuva mu mwaka wa 41 kugeza mu mwaka wa 45. Uwo mwami w'abami Korodius niwe wategetse ko abayuda hamwe n'abakristo babaga i Roma birukanwa bagasubizwa iwabo. Icyo gihe Petero nawe nicyo gihe yavagayo ajya Yerusalemu, nicyo gihe kandi Priskila na Akwila batahukaga bavuye i Roma hagati y'umwaka wa 45 na 45. Icyo gihe Ampereri Korode yakoze yatangiye ibintu byo guhiga no gukuraho abakristo. Umwami wa gatatu ni umwami w'abami witwa Nero, ariko burya bamwita Nero ariko afite amazina 3. Bamwita Nero Corodius Germanicus. Bariya bami bagiraga amazina ya basekuruza agerekeranije nka biriya bya Mobutu Sese Seko, bagenda bongeraho izina rya sekuruza. Yategetse kuva mu mwaka wa 54 kugeza muri 68. Aha ni ukuvuga nyuma ya Kristo. Uyu mwami Nero yakoze akarengane gakomeye nyuma y'uko amaze gutwika umujyi wa Roma, akabeshyera abakristo avuga ko ari bo bawutwitse, maze bagafatirwa ibyemezo byo gufatwa. Ndagira nkubwire mwene data, iki gihe hapfuye abakristo benshi cyane. Yafashe igishushanyo cy'umujyi wa Roma ngo atekereza kuzakora umujyi mushya, noneho afata icyemezo cyo gutwika umujyi wa Roma ukuze, kandi afera yigereka ku bakristo. Urumva iyo ari afera ikomeye. Abakristo rero bahise batangira kwicwa urupfu rubi, barafatwaga bagatwikwa, barafatwaga bakajugunyirwa intare n'inyamaswa z'inkazi zikabarya. Ibyo rero byarabaye, abakristo baricwa urw'agashinyaguro. Muri icyo gihe nibwo Pawulo na Petero bishwe, umwe yabambwe acuramye, Petero yabambwe acuramye, Pawulo nawe bamukase umutwe barapfa. Icyo gihe rero cyari gikomeye cyane ku itorero ryari ritangiye guhinda umushyitsi, kumva hapfa abantu bakomeye bari inkingi, byahindishije itorero umushyitsi. Ariko pase tukiri aho, hari abari i Roma, hari n'abari muri Isiraheli. Bivuze iyo bahigaga matsi ibihugu yose, bahigaga icyo gihe ampire yose. Ntabwo abami bose bagiye bakora ngo bafate matsi ibihugu yose, yari ngari. Hari uturere twibasirwaga, utundi tugasigara tutibasiwe cyane. Ariko hari akandi karengane muza kubona kabaye muri ampire yose. Umwami wa kane ni uwitwa Domisiyani, Ampereri Domisiyani.
yategetse kuva mu mwaka wa 81 kugeza 96 nyuma y'urupfu rw'umwami w'abami Nero. Umuhungu we Vespasian hamwe na Tito indwanyi kabuhariwe bafashe ubutegetsi. Muri icyo gihe abakristo babonye agahenge kuko izo ndwanyi zari zitaye ku bayahudi gusa. Ubwo urusengero rw'i Yerusalemu rwari rumaze gusenywa na Tito, basabye ko amaturo yahoraga aturwa Imana muri urwo rusengero yajya aturwa mu rusengero rw'ikigirwamana cy'abaroma rwitwa Jupiteri. Maze abayuda badakijijwe bemera kubikora, ariko abakristo barabyanga, maze bafatirwa ibyemezo byo kwicwa. Nsubira hagati kuri Domisiyani. Igihe Empereur Domisiyani yategekaga, habaye ibikorwa bya gisirikare cyane. Murabizi akenshi burya abasirikare bakora ibintu bitaye ku kazi kabo, ntabwo bapfa guhogera. Burya umusirikare watojwe neza n'inama ribaye arwana n'umusirikare mugenzi we, ntabwo ajya mu bandi bantu. Aba basirikare rero bo barwanije abayuda, ibyo abakristo barabyihore, ariko ngo bamare gufata Yerusalemu baravuga bati amaturo yose yaturwaga mu rusengero nahere ko aturwa ikigirwamana cyitwa Jupiteri. Maze abayuda badakijwe bo bemera kubikora, ariko abakristo barabyanga. Babyanze rero barafatwa, bafatirwa ibyemezo byo kwicwa. Hapfuye benshi muri icyo gihe. Umva bavugwa muri icyo gihe, havugwa uwo bita Flavius Kirimene. Aba ni abantu bakomeye, tuzabasanga imbere. Aba ni abantu bagize role ikomeye mu Kristo. Murabizi mu itorero haba harimo abantu bose ari abakristo, ariko hakabamo n'abandi bantu b'imbere ubona ari implike mu mirimo, ubona ari abantu mbese bagaragara cyane mu itorero. Uyu Flavius Kirimene yari muri abo ngabo, kandi yagiraga icyo apfana na Domisiyani. Urumva rero yari anakomeye kugira ngo yicwe icyo gihe, yemere no gupfa. Ndagira ngo wumve uburemere bw'abakristo bari bafite icyo gihe. Umuntu ufite mwene wabo ukomeye, ariko akavuga atoya, jyewe ndemera mfe, jyewe nemera Kristo, ntabwo byantandukanya nawe, akemera akamanurwa muri icyo cyubahiro, agapfa, akicwa. Bari bafite imbaraga zikomeye. N'umugore witwaga Domitira Flavia ndetse n'abandi benshi bapfuye icyo gihe cya Empereur Domisiyani. Umwami wa gatanu wakoze akarengane ni uwitwa Tarajan. Hari mu mwaka wa 98 kugeza mu 117. Amateka avuga ko Taraja atagiraga imico mibi, ariko kubwo kubahiriza inshingano no gushyira mu bikorwa amategeko n'amabwiriza y'ubwami byatumye nawe akora akarengane ku bakristo. Icyo gihe abakristo babuze aho bahungira, batangira kujya mu buvumo, ibyo bita katakombe ziba muri Roma. Akaba ari namo bakorera amateraniro ndetse bakabamo. Muri icyo gihe hishwe abakristo n'abayobozi batari bake. Muri bo twavuga nka Simiyoni wari umushumba w'itorero ry'i Yerusalemu, wicishijwe urupfu rwo kumubamba ku musaraba, kandi yari akuze cyane kuko yari afite imyaka 120. Havugwa kandi Nyansi wari umushumba w'itorero ryo muri Antiyokiya, wishwe ahawe intare zikamutanyagura. Kandi hishwe uwitwa Kirimene na Geturi wari umukuru w'abasirikare, hamwe n'umugore we Simforoze, ndetse hamwe na Porukarupe umushumba w'itorero rya Simururu. Aka karengane ka Taraja kahitanye abayobozi, grand nombre, umubare munini w'abayobozi. Urabona abami bose nk'uko twasomye mbere siko bibasiraga ngo bavuge ngo tubanze abayobozi, ariko kuri Taraja we yashatse guhitana abayobozi benshi. Urabona rero hapfuye abantu b'imena. Aba bantu bari abashumba b'amatorero. Buriyo waciye umutwe already wamaze no gukora ibintu bitari byo kandi bikomeye ku mukumbi. Ni nka rya jambo Yesu yavuze ngo nzakubita umwungeri intama zitatanye. Mwami wundi wakoze akarengane ni uwitwa Adiriyani. Adiriyani yakoze akarengane kuva mu mwaka w'117 kugeza mu 138. Akarengane ko mu gihe cya Adiriyani ntabwo kakomeye cyane. Ibyo byatumye abakristo biyongera. Icyakora harimo abapfuye uwitwa Teresiforo wari umushumba w'itorero ry'i Roma. Urumva kuri Adirien cyangwa umwami Adiriyani hapfuye abakristo benshi nawe, ariko bidakomeye kubera ko ntabwo yari afite umutima mubi cyane. Buriya abantu ntabwo bahuza imitima.
umwami wundi wa karindwi n'uwo bita Antoni yategetse mu mwaka w'138 kugeza mu 164. uwo mwami nawe yakoze akarengane ku bakristo kandi kahitanye benshi. mu bavugwa bapfuye icyo gihe harimo uwo bita Polikaripe ngira ngo azwi cyane mu babyeyi b'itorero, yakoze umurimo ukomeye. umwami wa munani wakoze akarengane n'uwitwa Marikorere yategetse mu 161 kugeza mu 180. ku ngoma ya Marikorere hateye inzara ndetse hatera n'icyorezo ku buryo byahitanye abantu benshi, maze abapagani batangira kuvuga ko ibyo bintu by'ibyago bibaye n'ibyo byorezo bitewe n'abakristo. nimwumve namwe, abantu batewe n'ibyago nk'uko twatewe na korona. abantu rero bakaba bavuga bati abasenga nibo batugabije korona. niko byagenze. turashima Imana ko imyumvire iriho ubu itameze nk'icyo gihe, yarahindutse. ntabwo ibintu bapfa kubigereka ku bakristo, baza ahubwo ko abakristo basenga kandi bagahagarika ibyorezo. Marikorere yari umugome ukomeye cyane. igihe abakristo bafatwaga bagacibwa imitwe, abandi bagashyirwa inyamaswa z'inkazi zikabatanyaguza, abandi bagatwikwa ari bazima. mu bapfuye icyo gihe bavugamo umugore witwa Cecilia, bavugamo uwo bita Leonidas, bavugamo Feresita ndetse na Perepetua. aba ni abantu b'ingenzi bapfuye kandi bamwe bari muri Afurika, bari abanyafurika. bamwe bari abanyafurika nka Leonidas ndetse na Perepetua, bavuga ko bari abanyafurika aho bitaga muri Maghreb, muri Afurika ya ruguru. undi mwami wakoze akarengane wa 9 ni umwami w'abami bita Septime Severe, hari mu mwaka w'193 kugeza muri 211. akarengane ko mu gihe cye kari gakomeye cyane, ariko si muri mpatsi ibihugu yose, ahakozweho cyane mu majyaruguru ya Afurika, cyane cyane muri Alexandria. abantu baratwikaga buri munsi. bamwe mu bapfuye muri icyo gihe harimo bita Brandine hamwe na Justine. aha naho Afurika ya ruguru nkwibutse ko yigeze kugira success ku bintu by'ubukristo. buriya higeze kuba berison, higeze kuba ingobyi ya gikristo. habaye ubukristo bukomeye aho twita muri za Libya, aho twita muri za Tunisia, aho twita muri za Nigeria, za Algeria, iriya Maghreb yose yigeze kuba ingobyi y'ubukristo. uyu munsi uhanyuze urebye hari 98% by'abayisilamu. n'abantu bari bazatari eske koko ubukristo burasibangana? mwene da, ngira ngo nawe ubitekereze. ubukristo burasibangana neza pe. ahari insengero uyu munsi hakaba hari imisigiti. ejo bundi ngiye muri Isirayeli aho twaraye, urusaku rw'abatorazana nirwo rwari rudukikije. noneho mbaza umuntu ambwira ko se ko nta rusengero ndeba rwa kirokore. arambwira ati wagenda ukaruha, ntarwo wabona, nta ruhari. hari abanyagatulika hakaba n'abayisilamu na judaisme. urebye abenshi nibo bagwiriye. ukibaza rero kubona ibihugu nk'ibi ngibi, Libya, Tunisia ndetse na Misiri, buriya na Misiri n'ibyo byose kubona bihinduka bikarangira. igihe cya Septime Severe rero yahakoze akarengane cyane, arahibanda kuko yari azi ko hari abakristo benshi. umwami wa 10 n'uwo bita Maximini yabayeho muri 235 kugeza 238. mu gihe cye habaye akarengane, ariko kibanze ku bayobozi b'itorero. bamwe mu bapfuye icyo gihe havugwamo Origene yari umuhanga cyane muri Bibiliya, ndetse yagize uruhare rwo kugira inyandiko yandika zafashije ubukristo, zafashije Christianisme kwaguka mu gihe cye. hanyuma undi mwami tubona n'uwitwa Decius yategetse kuva muri 249 kugeza 251. mu gihe cya Decius habaye akarengane kuko ubwe yategetse ko abakristo nabo bafatanya n'abandi baturage kuramya ibishushanyo, ariko kandi bo barabyanga. ibyo byatumye bacibwa ndetse abandi baricwa, maze batangira kubatwikwa, abandi bakabicisha kubakubita inkoni. mu bapfuye icyo gihe havugwamo Fabian, Agata babishe bamaze Agata we bamwishe bamaze kumuca amabere, ndetse bavuga n'uwo bita Koroneli. aba ni abakristo bakomeye cyane bari bariho muri icyo gihe. umwami w'abami wundi wakoze akarengane witwa Valerius
yakoze akarengane kuva muri nako yategetse kuva muri 153 kugeza 260. Akarengane ko mu gihe cya Valerius karakomeye cyane kuko nawe yategetse ko abakristo basenga ibishushanyo ariko bakabyanga, bituma hashyirwaho itegeko ryo kubica. Mwapfuye icyo gihe havugwamo Rora wakaranzwe ku cyuma gishyushye. Tekereza kugira ngo ufate icyuma gishyushye nk'igikarayi kiriya giteka amandazi, ntangira urugero, ugishyushye nta mavuta ariho ntaki, nikimara gutukura ugitereke umuntu mu karayi, ariko uwo muntu akomeza avuga ati ndangiza urugero. Wenda ndabivugaho ngeze ku musozo wabo. Umwami w'abami wundi wakoze akarengane ari nako kanyuma, akarengane kanyuma ka gikristo cyangwa se kakorewe abakristo ka cyami, n'uwitwa Diocletian yategetse kuva muri 284 kugeza muri 312. Ampereri Diocletian yagiye ku bwami mu gihe igihugu cye cyari kigoswe n'abanzi hirya no hino, maze bituma akigabanyamo ibice bibiri, igice cy'iburasirazuba n'icy'iburengerazuba. Yatangije akarengane gakomeye kamaze imyaka 10, kandi ako niko karengane kaherutse kandi kose. Mu bapfuye icyo gihe havugwamo abasirikare bari bayobowe na Maurice na Candido bagera ku 6,000. Hakavugwamo ubita Antime hamwe na Sebastien. Aba ibaze kugira ngo ibatayo y'abantu 6,000 ikizwe, yemera agakiza. Nihagera igihe cy'akarengane nabo bavuge bati turemera. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, kandi abantu bakwiye gutekereza. Urupfu rero rwose rwakozwe icyo gihe ntabwo bamenye imibare y'abakristo baguyemo. Icyo kora muri estimation bakora bavuga ko ako karengane kose gashobora kuba karahitanye abakristo bari hagati ya 7,000,000 na 6,000,000. Bose bapfuye bazize akarengane. Aha ngaha mwene da, ngira ngo dutekereze hamwe n'abatwumva. Ubu dufite imbaraga zashobora gutuma duhagarara tukarenganywa, ariko ntidukora ibibi, tukemera no gupfa. Urupfu rubi. Urakoze cyane. Wenda umuntu akavuga ati ndapfuye ndarwaye, cyangwa se wenda baranandashe, birashoboka ko bagushyira ku isasu bakakurasa ugapfa, urwo rupfu rugutunguye rukubise. Ariko umuntu kugira ngo bamufate bamushyire ku gikarango bamukarange yumva, umuntu kugira ngo bamufate bamumanike, bafate ibyuma, bafate imbugita bamushishure nk'ababaga ihene, bagenda bakuraho uruhu buhoro buhoro yumva, bazarumumareho agihanamyaho, bamushyire hariya yume neza nk'inyama babazi. Nimwibaze namwe ibyo bintu beneda, kandi akiri mu mwuka yemeye ibyo ngibyo. Hari abo bajugunyiraga intare ntizihite zibica, nazo zigahekenya, wenda zikamuhekenya amaboko n'amaguru, agasigara ari ikiririsi, ariko agishima, agisenga, akivuga mu ndimi. Ndimo ndibaza kweri ubu ngubu twebwe, ngira ngo hari kwigira uko tumeze nuko dufite umudendezo, nta muntu waturenganya, human rights irahari, imiryango yose yarahagurutse, uramutse ukubise umuntu umuhoye gusenga ntabwo byakunda. Ariko bo baremeye bararenganywa, ariko banga gukora ibibi, banga kuramya ibigirwamana, banga no gukora ibyo bibi byose. Icyo kora kandi aba bami bose bakoze akarengane nabo bapfuye urupfu rubi. Buriya abantu b'Imana, Imana ibitaho. Ushobora kumurenganya ukamugirira nabi, ariko hirya y'ejo iyamuhamagaye, iyatumye abukwari, nawe mukazibonana. Niyo mpamvu tubuza abakristo kuvumana, turabuza abakristo kwihorera no gukora ikintu ngo twihimure kuba tugiriye nabi. Ntabwo bidukwiriye. Dukwiye kureka Imana ubwayo. Niba n'umuntu akugiriye nabi, tukareka Imana ubwayo ikazahagarara nk'umuhozi, ikaba ari iduhorera. Aba bami reka wumve rero, umwami Nero watumye abakristo batwikwa yapfuye yisogotesheje inkota ye ubwe. Itekereza ampereri nyiricyubahiro kugira ngo agere ahadidanirwa, agere ahakomererwa, akegura inkota akisogota. Urupfu se rurenze urwo n'uruhe?
agashinyaguro se we karenza ko nakaye. Ibaze ko nta nubwo yahise imwica ngo ahita arangiramo umwuka, yarayimanuyemo igenda imubabaza, igenda imusogota, ajya gushiramo umwuka yibutsa amagara. kandi nta mwuka wera afite, nta naho agiye, nta nijoro agiyemo, agiye kurimbuka. Nero yapfuye yisogose n'inkota. Umwami Domisiyani ndetse ari nawe watumye Yohana ajya Ipatimo. Umwami Domisiyani yishwe n'abatware yayoboraga, nibo bamusogose baramwicira. Ibaze uwahoze ari umunyacyubahiro, uwahoze yicara agahamagara uwo ashaka, agategeka uwo ashaka, agatuma uwo ashaka, akica uwo ashaka, agira ate we, kugira ngo nawe yicwe n'abatware be yayoboraga. Umwami Taraja yaguye ku rugamba, yishwe ahajya muri Mesopotamiya agiye kurwana. Umwami Marikorere yazize indwara y'icyorezo. Indwara y'icyorezo yaramuhitanye. Ubundi ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu w'umuyobozi mukuru apfe gufatwa n'icyorezo. Urabizi haba hari ubushobozi bwose, kandi koko igihugu kiba kigomba kumwitaho akitabwaho ntiyicwe n'icyorezo. Nk'ubu ngubu kugira ngo twumve umuyobozi mukuru wahitanywe na coronavirus, nabyo wumva ko giteye impungenge. Iyo tubyumvise twumva ari ibintu biteye impungenge n'ibyakabaye. We rero yishwe n'icyorezo. Undi mwami n'uwitwa Sebutime Severe yishwe n'agahinda atewe n'umwana we ashatse kumwica. Umwana we yashatse kumwica, amugera inkota, arabireka. Nawe yibaje ati uwo nibyariye koko. Agahinda karamwica, karamwegura, umutima urahagarara, arapfa. Uwitwa Maximine yishwe n'abasirikare be, nawe baramwicira. Uwitwa Decius yaguye mu gishanga kirekire kiramumira. Igishanga bagiye bari ku rugamba, inondasiyo, aragenda agwa mu gishanga, aramanuka, babura urumukura, arakomeza aramanuka, igishanga kiramuhitana, arapfa. Nawe tekereza umuntu w'umwami mwene da rwose, nawe utekereza gutwarwa n'inzarwe koko. Ubundi yakabaye ayoboye abantu bakamuha imbere, bakaharinganiza agomba kunyura, ariko ntibabirebye. Imana yashatse ko agenda atyo kubera ibyo yakoze. Uwitwa Valeri yaguye muri gereza. Uwitwa Maximine yirukanywe n'umuhungu we, arahunga agwa mu mahanga. Uwitwa Garere yishwe n'igisebe kibi cya kanseri, naho Diyokiretiyani we yiyicishije inzara. Umwami wa nyuma wakoze akarengane yiyicishije inzara, iramunogora. Wumve nawe aho umuntu w'umwami yicwa n'inzara akahinduka amagufwa masa, inzara ikamunogora. Bose rero barabikoze, ndetse babikora bibanejeje, ariko nyuma bibutse ibyo bakoze. Kandi abantu benshi nabo bamaze kumva amakuru y'aba ngabo uko bagenda bapfa, bagenda nabo barushaho kwihana no guhindukirira Imana. Nubwo akarengane kabaye hose muri matsi bihugu, kandi hakaba harapfuye abakristo benshi, ntabwo bashize bose, kandi n'ubutumwa ntabwo bwahagaze kuvugwa nk'uko abami b'Abaroma babyifuzaga, kuko akarengane karangiye. Abakristo bacitse ku icumu bavuye aho bari bihishe, bakomeza umurimo w'Imana. Akarengane kose kamaze imyaka hafi 284. Ya, na 84. Urumva, ndagira ngo utekereze iyo insecurity, uwo mutekano muke umara iyo myaka yose. Ni ukuvuga ikirere, ni ukuvuga ngo jyewe niba narabyariyemo umwana mu gihe cy'akarengane, nawe yarakuze arapfa, akarengane kagihari, arakomeza nawe arabyara n'abuzukuru be, akarengane karabahita hafi generasiyo 3 zose. Ariko pastor, tukiri aho, duhe ishusho y'aba bantu mu mico yabo n'ubusanzwe, icyo bemeraga, babaga bakemeye, nta guhinduka kwabagamo. Tujye ku mico noneho y'aba bantu. Urakoze cyane. Imico iyo isanzwe ya karemano sinayivuga, ahubwo ndavuga umuco wa gikristo. Bo bari bafite imico itandukanye. Muri ampire urabona byari ibihugu byinshi byibumbiye hamwe, byari bifite imico itandukanye, byo bumva, byo bemera, ariko ku buryo uwabaga umukristo wese yagenderaga kuri za principe twabonye, akaba agomba gukizwa neza. Icya kabiri, agaharanira kubatizwa mu Mwuka Wera. Ibyo bintu ko ari bibiri byari umuco, mwita umuco wabo wa gikristo.
ni nayo mpamvu ubona barashikamye barakomera, intambara ziraba ariko barakomera. Reka ntange urugero ruto. Twe dukizwa, wenda ntange ubuhamya bugufi. Dukizwa hari akarengane ariko kataraki ako kwica. Kuki? Twe dukizwa haje ibintu byo kuvuga ko twitandukanije n'abantu mu buryo bw'ibyaha, twanga ibintu by'inzoga, none bigatuma n'ubukwe bw'umukristo bukorwa ariko ntibubemo inzoga. Noneho ababyeyi bacu nabo bakaba ari abantu b'abanyenzoga. Iwacu ni Ikibungo urabizi, na mu ntara y'Iburasirazuba muri za 70 na kangahe abantu bari barakorejwe n'inzoga. Twe rero turabyanga, bamfatira icyemezo cy'uko batazansabira umugeni. Baravuga bati ubwo uhisemo ibyo ntabwo dushobora kugutahira ubukwe bw'umutobe, ntabwo dushobora kugutahira ubukwe bw'ubushera, ibyo ntibishoboka. Ubwo rero uciye so, uciye nyokorume, uciye banyogosenge, uciye umuryango wose, uzabage wifashe. Ndakumenyesha mwene data ko nagiye kwisabira, nkajyana na murumuna wanjye witwa Pasiteri Wilson, akikoreye ikibindi nkamuherekeza, tukagenda. Umudamu mfite ni uko twamusabye, nta mubyeyi ubirimo. Noneho rero ikibazo iwawe w'umukobwa baravuga ati abo baza gusaba barazana iki, akavuga ati ni umutobe. Bo ku irembo aba ariho muzicara n'abashobora kunywa bawunywe. Nuko byagenze duhinduka nk'ibicibwa. None bazaduhamya. Urumva mwene data yagiye kunsabira, turinda tugeze twembi turi babiri, birinda bigera igihe cyo gucyura umugeni bamuzana. Nabwo ubukwe twabukoreye mu rusengero iwacu, baranze kubuzamo ariko turakomera, haba tuti nta kundi byagenda. Kuri ubu se Pastor, kuri ubu ubona byashoboka cyangwa kuri ubu twagenekereza zikaza ariko bigakorwa? Icyo cyuvuga ni nacyo kiri kugera kitumaramo intege. Twakabaye tumeze dutyo kugeza, kuko ibyo bintu ntabwo byakabaye bihinduka. Ubu Kristo kuba abantu abana b'Imana bifite indangagaciro zabyo zitakagombye kuba zihinduka. Zihinduwe rero n'ibihe no koroshya ibintu, kugira ngo wenda umuntu haruza akabwira ati ndamutse rero nanze ko babikora, ndamutse nanze ko banzaniramo inzoga, nta ntwererano nzabona, nzabaga. Ariko mu buryo nk'ubu tugendeye muri uyu murongo, wakabaye uhagarara ntibagira icyo bagufasha, ukarongora kandi ukarongora umugeni ukamutwara, mukabaho. Kandi ubu turiho kandi twageze nyuma nyine iwacu dufunga inguni muri ubwo buryo. Igihe kije kugera nabo barakizwa. Ndashaka kumenyesha ko mama yaje gukizwa akuze, muzehe niwe utarashoboye gukizwa, ariko mama yaje gukizwa akuze, ndetse n'abandi bantu b'abavandimwe barakizwa bamaze kubona ko ibyo twashikamyemo twabikomeje. Rero aka karengane icyo katwigisha cyane ni izo ndangagaciro wavugaga, umuco bari bafite imbaraga. Hari ibintu abantu bavuga bati dufite umwuka wera, ariko wajya kureba umwuka wera uriho ubu mwene data Emi, ntabwo nzi uko umeze. Wenda namwe muzabikoreho ubushakashatsi, n'abankurikiye bazabikoreho ubushakashatsi. Umwuka wera abantu bari kuvuga ko bafite, udashobora gutuma banesha icyo kibi, udashobora gutuma bigizaho inzoga, udashobora gutuma bigizaho ibibi, udashobora gutuma bigizaho ibintu bitanejeje Imana. Ntabwo nzi umwuka wera wari. Aba rero umwuka wera bari bafite wari umwuka wo guhamya, bagashikama, bagakomera, kandi wari umwuka utuma bemera kwinjira mu rupfu. Urabona twebwe ibyo byari byoroshye, ariko twaranavuga tuti hari nabo bakubise. Ndibuka umudamu umwe yitwaga Cezariya, yarakiri umukobwa, yagira ngo arajya gusenga mu gitondo cyo ku cyumweru, nyina akaza akamumenaho amazi. Imyenda yari yambaye agomba kujyana mu materaniro bikabiraranye. Ibyo byari bimeze nk'akarengane, nubwo katari ako kwicwa, ariko byari bifite iyo forume. Icyo rero wabazaga, iyo mico ya gikristo yo kuba bafite umwuka wera niyo yabashoboje
niba bakomeje babasha gukora uwo murimo ukomeye utyo n'uyu munsi tukaba tukigendera ku mfatiro zabo. umudamu umwe bita Denise ari mu gihugu cya Suwede, aravuze ngo arakuzi, ngo arakwibutse, yego, ngo ubu buhamya muzabuha abakiri bato, yego, tunabemerere ko tugiye gutegura uburyo mu cyumweru gitaha tuzakora ubuhamya. Hanyuma ngo wenda bibafashe kumenya akaga mwahuye nako, ngo nubwo turi mu mateka y'ahahise b'icyo gihe ba kera, ngo ariko tuze bugufi mwewe ubwacu ubwanyu muhari muduhe ibihamya, ngo nk'uko ngo ikintu uvuze ngo kirabasekeje gake gusa wenyine. Okay, pasa tugana wenda ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, tudasoje ahubwo kujya ikibazo cya mbere cyari kirimo kibaza ngo urusengero rumwe rwasenywe muri 70, ngo ko bigaragara ko mwavuze ko abakristo b'icyo gihe basengeraga mu ngo zabo, urwo rusengero rwubatswe nande? Rwubatswe ryari? Barusengeragamo ari bande? Ryari idini rimwe ryaruhuriragamo? Ni ikibazo kimwe. Hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo muzadufashe kumenya inshuro ngo abisirayeli bahunze, abayuda bahunze bagenda, urumva tuzasubira no mu isezerano rya kera kugira ngo abantu babisobanukirwe. Undi arashimira avuga ati mwarakoze cyane ku bw'iki kiganiro, abantu benshi tuzakura. Arashimira rero Revera Pasteur Rwibasira. Hanyuma icya gatatu cyavuga ngo icya kane ngo ese hari abantu ngo hari ahantu hataragera ubutumwa bwiza ku isi, ngo barakibaza nacyo, wenda wasanga ashaka umumisiyoneri akajyayo, ntawamenya. Hanyuma undi akavuga ngo uyu we ntamusubiza, yaravuze ngo ubwo tuzakomeza ngo tuzamenyeraho akarengane noneho karangiriye ko byaje gukomeza. Undi akavuga ngo muzatumenyere geography, ngo muzatubwire geography neza y'ibyo bihugu naho byageraga. Uwa nyuma rero ni wa mama Denise uri muri Suwede, n'ubundi yaravuze ngo abantu ngo muzaba begeranye, ngo muzi bakubiswe, ngo batange ubwo buhamya, ngo nubwo bashaje nyine, ngo ariko buzafasha benshi. Murakoze. Hanyuma twakomeza dusa n'abagana ku musozo mutanga ubutumwa, ariko uwaza kuba ari kuri telefone bagahamagara turaza kumwitaba. Mwasubiza ibi bibazo kuri kiriya kibazo cya mbere, ongera ukinsubiremo cy'urusengero. Ese urusengero rwasenywe muri 70 nirwo abantu basengeragamo bose, kandi twarabonye ko bahuriraga mu ngo zabo bagasenga. Reka twibutse abantu ko ruriya rusengero ruvugwa hariya rwashenywe ni rumwe rwubatswe na Zerubabeli na Nehemiya na Ezira. Urabizi ko urwa mbere rwari rwashenywe na Nebukadineza, hanyuma urwa kabiri rwubakwa na Zerubabeli na Nehemiya na Ezira. Wenda nabyo tuzabivugaho. Maze iminsi nanditse igitabo cyitwa ngo Umurimo uracyakeneye abasaruzi. Niho rero nagaragaje ibice by'isi byuzuyemo abantu batari bumva ubutumwa bwiza. Icyo kora bashobora kuba babukurikira, ariko bakaba batarabona umuvugabutumwa bahagarara imbere akabwiriza ubutumwa bwiza. Birahari ibihugu, birahari cyane cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwa kure, urenze mu burasirazuba bwo hagati. Umusaza Geregori arabajije nawe ari Kicukiro ati tubarize mushumba Rwibasira ingamba bafite mu kwigisha urubyiruko ko rwapfafa. Ngira ngo birakwiye rwose, birakwiye, kuko urubyiruko ruriho ubu rurasa naho batazi intangiriro n'iherezo ry'ibintu. Tukwiye rero turiho turatekereza uburyo, kandi ndimo ndange ndasaba abanyumva abakozi b'Imana bashumba bashyireho ingamba rwose zo kwigisha urubyiruko, kandi n'ubuhamya wa mugani babuhabwe, kugira ngo twe nitumara kugenda bazasigare bafite ibyo bubakiyeho. Ese pasi koko nawe urabihamya hari akamaro k'ubuhamya? Yes, buhamya ni ngombwa. Hari agakuru nanditse, reka nkarangirizeho, kiswe n'umuntu wakanditse, aravuga ngo mukuru wacu nyina amasengesho yitabye Imana. Hanyuma rukitubwira ku gatabo. Ako gatabo yaranditse ngo mushiki wacu nyina amasengesho yitabye Imana. Ese yazize iki? Ngo mushiki wacu nyina amasengesho ngo yabyawe n'ababyeyi babiri, none ngo baza gupfa bamusiga kiri uruhinja, ariko ngo bafite ibiryo bamuhaga. None ngo uwo mwana ajya kurerwa n'abandi bantu, bamureze ntibamuha bya biryo. Uwo mwana ngo ararwara, amaze kurwara ngo bamujyana kwa muganga, ngo bamujyana mu bitaro byitwa iby'isi, niko yanditse.
ngo iby'isi barabimuha barabimuvuza yanga gukira, ngo agushaho kuremba, ngo bamujyana mu bitaro byitwa ibigezweho, ngo bamugejeje mu bitaro byitwa ibigezweho, ngo aba specialiste b'ibigezweho bamugeraho bose nabo ntibamukiza, ngo nuko uwo mwana aza gupfa. Barangiza ikiriyo, ngo nyuma rero baza kwicara baravuga ati ariko umwana yazize iki? Umuntu aravuga ati hari ibiryo yaryaga atigeze abona. Ngo byari bihe, ngo bwari ubuhamya n'amasengesho. Abakristo b'ubu rero bakeneye kumenya ubuhamya. Aba bakuru bariho ngo nibaduhe ubuhamya, nibatange ubuhamya bw'ibintu banyuzemo kandi bakabinesha, bagakomeza bagatsinda kugeza uyu munsi, bifasha abo bantu. Noneho babirye, urubyiruko rubirye, hanyuma nirumara kubirya rukomere, ruzaramba kandi rurame. Yes, murakoze cyane pasa, muze gutegura n'uburyo muzagaragariza wenda abantu iyi geography kugira ngo nabyo bazabimenye uko ibihugu byari bimeze. Ariko mwadusangiza nanone ubutaha, ubona ko twari tugezeho wenda karengane gasa naho karangiye. Ubwo ubutaha tuzahera ku ihagarikwa ry'akarengane n'abagahagaritse n'ingaruka nabyo byazanye. Akarengane karahagaze, ubwicanyi burashira n'ibiki, ariko nabyo bizana ibibazo, bizana ibintu bibi ndetse bikomeye. Hanyuma nzakomerezeho kandi mvuge no kuri za ngisho z'ubuyobe bitangirira aho ngaho, nabyo bitangiriraho, kuko biri mu byavutse bibi icyo gihe. Mbere yuko tubasezerera, hari ubutumwa mwagenera abadukurikiye muri uyu mwanya? Murakoze cyane. Ubutumwa natanga ni ukongera gusaba abantu rwose gukurikirana iki kiganiro igihe cyose tuzaba tugitanga. Ndizera ko kizarangira hari intambwe umuntu ateye, kandi pe ndagushimiye nawe wabiteguye. Imana ikomeze igufashe kandi nanjye mfashe kugira ngo tuzakomeze tugezeho abantu ibi byiza. Imana ibahe umugisha.